bavuze ngo no kwizihiza umunsi mukuru w'ubutwari, ariko je nagira mbanze mbaze, iyo tuvuze umunsi mukuru w'ubutwari twumva ubutwari nk'iki? Ni igitekerezo cyangwa ni ibikorwa? Ubutwari ni igitekerezo cyangwa ni ishusho umuntu yiha cyangwa ni ibikorwa bigaragara? Ubutwari bugaragarira mu bikorwa. Ushobora kugira ibitekerezo byiza ariko utabishyize ahagaragara ngo bibyarire umusaruro umuryango wawe mvuga w'Abanyarwanda cyangwa w'Afurika cyangwa w'isi, bishimwe b'ikirenga, ntabwo icyo gihe ibyo bikorwa byawe byakwitwa iby'ubutwari, kandi ushimwe guhiga abandi ntabwo waba intwari. Umunsi mukuru w'intwari rero ubundi buri gihugu kirawugira, yewe n'isi irawugira. Hari ibyo mvuga ngo Patrice Lumumba ni intwari ya Afurika cyangwa abandi, kumva ngo buri gihugu kigira intwari zacyo, ariko ubutwari bufite amateka makuru n'icyo buba bugamije. Ubutwari bufasha abantu kugira uwo bishushanyaho mu cyerekezo baba bashaka kugeraho, kugira ngo bagire uwo bashima bamurikira abandi, ubyibuka wese aharanire kugera ku ntego n'urugero uwo yamusigiye. Uyu munsi rero twe twavuze ngo duhere ku ndirimbo y'igihugu cyacu, yandi cya gitero tuvuga ngo abakurambere mumfashe tukiririmba, tutakiririmba nk'indirimbo ahubwo tucyumva mu butumwa gitanga. Abakurambere b'intwari bitanze batizigama, bitanze batizigama baraguhangwa mu bukombe. Ubwo mu kuruhanga byatangiye ryari, byabaye ubukombe ryari? Muri icyo gihe cyo guhanga u Rwanda, kuva kuri bagihanga ngo ijana kugera ku bukoroni bwaje ku ngoma ya Kigeli Rwabugiri, murumva mu bami bagera kuri 27. Iyo nzira rero yo kubaka u Rwanda rukaba ubukombe, dusangamo intwari nyinshi, ariko no muri Afurika hari izindi ntwari mu bihugu byazo, ariko ntawe urati intwari z'ahandi, aratwe intwari ziwabo. Reka tuganirize iwacu, iz'ahandi nubwo zihari tuguma n'iziwacu. Iki kiganiro cyacu rero kigiye kwibukiranya insanganyamatsiko. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ivuga ngo iki? Iravuga ngo ubutwari mu Banyarwanda, agaciro. Iyo tuvuze insanganyamatsiko y'umwaka ntabwo ari iy'ukwezi, ni ukuvuga ngo kuva muri uku kwezi kwa kabiri tariki ya 1 Gashyantare kugera ku yindi ya 1 Gashyantare ni umwaka w'ubutwari bw'umwaka wa 2023. Buri wese uri aha ni uguharanira ubutwari mu Banyarwanda, agaciro. Buri wese agaharanira iyo ntero y'umwaka n'icyo yumva yikoramo.
ubutwari mu banyarwanda agaciro kacu, ubutwari bwanjye agaciro kanjye. Buriya niko bigaruka. Mu ntwari rero hari ubutwari mu Rwanda, ariko ubutwari bugira uko busesengurwa, noneho intwari z'u Rwanda zikaba zagira ibyiciro zibarizwamo. Iya mbere tukayita imanzi. Imanzi ni intwari ihebuje, ikayingayingwa niyo bita iki? Imena. Sinavuga ko twese twagitanga iki kiganiro. Imanzi ni intwari ihebuje, ikayingayingwa ni imena. Imena ikavugwa mu ntege ni ingenzi. Mu mena harimo uwo tuzi ni nkandi. Mu mena z'u Rwanda, intwari z'imena mu Rwanda hari uwo twaba tuzi. Fred Gisa Nibyo bose. Fred Gisa undi umusirikare utazwi. Iyo bavuze umusirikare utazwi, ni umusirikare uhagarariye abandi bagize uruhare rw'ubwitange buhebuje, bataramenyekana ngo bashyirwe ku rutonde. Ni umusirikare uhagarariye abandi bagize ubwitange buhebuje, ndetse mu mateka y'u Rwanda igihe cyose kuva kuri igihangano ijana kugera ubu, umusirikare utazwi witanze mu buryo buhebuje ariko akaba ataramenyekana ngo ajye ku rutonde, uwo ni wahagarariye. Naho se mu mena hari abo tuzi. Mu mena uwiringiye Imana gato rwose. Kugira ngo uriya mwana mwumere amashyi rwose, urabona ko ngwino imbere, ngwino imbere rwose. Abandi niba batekereza izindi mena. Imena baramugororeye rwose. Ubwo nta makayi baguhaye kuko uri umunyeshuri. Uzakomeze umwana mwiza wiringiye Imana gato. Hari abandi muzi. Dushobora kuvuga Mutara Rudahigwa, dushobora kuvuga abandi ni bande, dushobora kuvuga Rwagasana, dushobora kuvuga abana b'Inyange, dushobora kuvuga Felicita nde Niyitegeka Felicita. Intwari z'u Rwanda tugomba kuzivuga mu mazina n'ibigwi byazo kugira ngo zitubere urugero kandi tuzishimire ubwitange buhebuje zagaragaje. Akaba rero ingenzi cyo gukora icyiciro cy'ingenzi ntabaratoranywa ngo babashyiremo. Ubu tuzi imena, tuzi n'imanzi, bitabujije ko hari izindi ngororano zihabwa abantu nubwo badashyizwe muri ibyo byiciro, nazo tuza kugarukaho. Izi ntwari zigaragarira mu kirere. Izi ntwari zigaragarira mu bikorwa bihebuje, zitikoreye zo ubwazo,
ubwitange mu bikorwa byagiriye akamaro umuryango w'Abanyarwanda mu guhindura imibereho yabo, byaba mu bukungu, mu miyoborere, cyangwa mu kaga bari barimo uko babakabaguyemo cyangwa babatabaye, ariko bakabigaragaramo n'indangagaciro zihebuje. Kuko ubutwari ni ibikorwa ariko bijyanye n'indangagaciro ziranga umuntu. Ushobora kugira ubutwari ibikorwa bihebuje ariko nta ndangagaciro zikuranga, icyo gihe nta wagushyira muri icyo cyiciro cy'intwari. Indangagaciro ya mbere yubakirwaho ni ubumwe bw'Abanyarwanda. Ukaba ufite ibikorwa bihebuje ariko urangwa n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Ukaba ufite ibikorwa bihebuje ariko ufite indangagaciro ya kabiri yo gukunda igihugu ikugaragaraho, atari ukubivuga ahubwo bikugaragaraho. Ukagira ubwo bwitange, ufite indangagaciro yo gukunda umurimo, ibyo urimo ukabinoza, ugakunda umurimo, ukabera urugero abandi bakabibonaho. Ukagira ibikorwa bihebuje ariko urangwa n'ubupfura. Izo ndangagaciro z'ingenzi nizo uhuza n'ibikorwa by'ubwitange ugashyirwa mu cyiciro cy'ubutwari. Ibikorwa bidafite indangagaciro ntabwo byakugeza muri icyo cyiciro, cyangwa abantu babiheraho ngo bavuge ngo uyu muntu ni intwari. Usibye ko hari n'izindi ndangagaciro zishamikiye kuri izo, ubwitange n'ibindi, ariko ubumwe bw'Abanyarwanda, gukunda igihugu, gukunda umurimo, ubupfura, iyo bikuranga kandi ukagaragaza ibyo bikorwa bihebuje byagiriye abandi akamaro, n'iyo byaguhitana ujya muri icyo cyiciro cy'ubutwari. Ubu rero hari ubwo butwari, ariko hari n'uburyo noneho Abanyarwanda bashima ibindi bikorwa. Hari uburyo Abanyarwanda nanone bagororera abakiriho bafite icyo babamariye. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho, ariko icyo twagira ngo dutindeho ni icyo kijyanye n'ubutwari, ibiranga intwari, indangagaciro zazo, ibyiciro byazo, n'abagaragara muri buri cyiciro twizihiza uyu munsi. Ndagira ngo rero tugaruke ku kintu kivuga ngo ese iyo tuvuze ubutwari mu mateka y'u Rwanda duhera ryari? Ubutwari mu mateka y'u Rwanda duhera ryari? Ndagira ngo twakire executive wacu w'umurenge wa Kimihurura. Ubutwari mu mateka y'u Rwanda buhera ryari? Ushobora kuburebera mu byiciro bitandukanye. Buriya hari ibyiciro abantu bakunze kuvuga ngo mbere y'ubukoroni, mu gihe cy'ubukoroni, Repubulika ya mbere, iya kabiri, ariko mu by'ukuri iyo urebye ubutwari nyirizina nk'ubutwari bugaragara cyane igihe cyo guhanga u Rwanda, kurukuza kugeza igihe kiba igihugu kitarazamo amacakubiri. Kuko iyo byinjiye mu gihe cy'ubukoroni bikinjiramo amacakubiri, intwari zaho ziba nke. Ariko niho dusangamo, muri za ntwari twavuze, niho dusangamo Rudahigwa, niho dusangamo Rwagasana, hari abandi nibo bicyuye.
mu gihe cyabo bakoze ibikorwa byo kurwanya ubukoroni, byo kwanga gutandukanya abanyarwanda, yanaga agaciro y'ubumwe, yanaga agaciro yo gukunda igihugu, niho yari ikeneye ko intwari zihagurukira, kuko u Rwanda rwari mu bihe by'amacakubiri akomeye. Abanga gutandukanya abanyarwanda, abarwanya ubukoroni, abashaka kugumana ubumwe mu banyarwanda. Mbere rero y'ubukoroni, ese buriya ni kuva ryari kugera ryari? Kugira ngo bitabe ishusho ahubwo bibe ibikorwa n'igihe cyiza, buriya byamaze nk'imyaka ingahe u Rwanda rwiyubaka kugera igihe cy'ubukoroni? Cyangwa se wenda turetse kujya kure cyane, ubukoroni bwasanze nde mu Rwanda ategeka u Rwanda? Ninde wategeka u Rwanda ubukoroni buzi? Ninde? Kigeli Rwabugiri. Kuko abakoroni baje mu Rwanda mu 1890 na kangahe? Na 1998 1894. Ibirango by'u Rwanda nk'uko dufite idarapo, ikirangantego n'indirimbo y'igihugu. Mbere u Rwanda rwari rufite ibirango byabo, rutegekwa nabyo by'u Rwanda rwigenga. Ariko ikirango cya mbere cy'umukoroni agishinga mu Rwanda ko none tubaye agiye kutuyobora, yagishinze ni idarapo ry'Abadage bashinze i Kamonyi, kuko niho basanze umwami icyo gihe mu 1896. Na kane baje mu mayira, ariko kumvikana no kuva ngo noneho turabayobotse kandi natuyobora. Urumva rero kuva igihe cya Gihanga yatangiye mu ururimi muri 900 ukagera mu 1880, urumva n'imyaka irenga 800. Imyaka irenga 800 u Rwanda rwiyubaka, rugize indangagaciro, abaturage babo basuhuzanya mwaramutse, wahitsa bati urakire, wasikira bati komera, mbese muri abanyarwanda bigenge, amashyo, amashongore, mwaramutse, mwiriwe muri b'abanyarwanda mwigenga, mufite imico yanyu, mufite imiyoborere yanyu, mufite ishyaka ry'igihugu cyanyu, mufite indangagaciro zanyu. Abayobozi rero n'izindi ntwari zubatse u Rwanda rukaba rutyo, rukaba runini, harimo intwari. Mu myaka irenga 800, ariko abakoroni bo baje nibwo batangiye kwigisha amacakubiri. Mu gihe rero cy'amacakubiri niho habayemo gutandukanya abanyarwanda, hazamo kurenganya abanyarwanda mu mirimo itandukanye y'ubukoroni, ariko habaho gutangira kwanga ubutwari bwarakendereye. Ahubwo amashimwe agahabwa abajyanye n'amatwara nk'ayo yo guteranya abanyarwanda, yo kugira ibindi bikorwa bakora birenganya abanyarwanda, biheza abandi, kimwe no muri Repubulika ya Kabiri. kuko murabizi abakuru muri aha ubutwari
ubutwari butarwanya akarengane, ubutwari budahuza abanyarwanda, ubutwari budakunda abanyarwanda kimwe nta buhari. Twabanje kuvuga indangagaciro ziranga intwari, tuvuga ibikorwa by'ubwitange buhebuje biranga intwari. Icyo gihe rero usanga bitarimo, kuko yari zari ingoma zishingiye ku macakubiri. Nta butwari bwo mu macakubiri rero wabona. Bwabwi yari ingoma ishingiye mu kudakunda bene igihugu kimwe, irimo guheza no kurenganya, bishingiye ku turere, bishingiye ku moko, bishingiye ku madini. Bamufite abangaba icyo gihe, cyangwa ni ukuvuga ngo amacakubiri ari menshi no guheza ari byinshi. Ubutwari rero budashingiye ku bumwe, gukunda igihugu, ku bupfura, ntabwo wabonamo. Noneho ariko u Rwanda ntiruheranwa, u Rwanda ntiruheranwa. Ayo macakubiri, uko guheza abanyarwanda ntabwo byabuheranye, ahubwo habayeho ubwitange buhebuje bwo kugira ngo noneho abanyarwanda barwanye ako karengane, barwanye amacakubiri, guteranya abanyarwanda. Nubwo mu rugamba rwo kurwanya amacakubiri no guteranya abanyarwanda, ariko noneho abigishaga amacakubiri bategekera no mu macakubiri bakajije umurego kugera kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu by'ukuri biriya nibyo binagaragaza izo ngoma ko zitashoboraga kubyara intwari, ahubwo zibyara ibigwari. Ntiwagira ubutegetsi buteranya, busenya igihugu, bwica bene cyo, bikagera kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ngo uvuga ko izo ngoma zirimo zagaragara mu gutwara nabwo. Ubwo rero urugendo rwo kubaka u Rwanda rudaheranwa n'ayo macakubiri nibwo nanoneho ntego abenshi muri mwe hano, nubwo muzehe David we ari muri rwa rugendo rurerure navuze, byaba ubwo kurwanya ubukoroni, byaba ubwo kwibohora, wari ufite runini. Cyangwa abandi basaza muri aha, nigeze kuvuga abandi umusaza mbona muranzitse, kuko ariko nanjye ndahingahinga abasaza, kuko iyo umuntu ari hafi kugera kuri 60 aba ari hafi kwigeraho. Ariko sinakwigereranya n'abafite urwo rugendo rurerure muri ayo mateka agaragaramo ibikorwa by'ubudaheranwa, u Rwanda rwo guheranwa n'amacakubiri, rwo guheranwa n'inzangano no guheza abanyarwanda. Muri urwo rugendo rwo kudaheranwa no kurwanya ikibi, kurwanya jenoside, kuyihagarika, kubaka u Rwanda rushya, gushyiraho icyerekezo 2020, kugikoreramo kikarangira, hagashingwa ikindi cya 2050. Urwo rugendo narwo rugaragaramo ibikorwa by'ubutwari byinshi. Yewe n'urwo rugamba rwo guhagarika jenoside rugaragaramo ubutwari bwinshi. Ni nabwo tubonamo wa musirikare utazwi, nibwo tubonamo Fred Gisa Rwigema, nibwo tubonamo Uwiringiyimana Gata, nibwo tubonamo Felicita, nibwo tubonamo abana b'Inyange. Urwo nirwo rugendo tubonamo abo bose. Rero twese twibaze ngo twebwe ubutwari bwacu kuri urwo rugendo hari abo tuzi, twabanye, tubona, twumva barubayemo intwari. Urwo rugendo n'urusigaye buri wese ku giti cye kugeza muri 2050 ararugenda mate kugira ngo ibikorwa bye bizashimwe, bigaragare nk'ubutwari abandi bashimwe. Kuko niyo waba utaraba intwari muri icyo cyiciro gihebuje, cyo kiranakomeye,
ariko mu rugendo rwo kubaka u Rwanda, mu rugendo rwo guhagarika jenoside, hari ibindi biteganyijwemo abantu basuzumirwaho ndetse bagahabwa impeta z'ishimwe. Izo mpeta z'ishimwe nazo zigera mu by'ukuri kuri 7. Hari impeta y'ishimwe y'uruti, umunyarwanda wagize uruhare mu guhagarika jenoside nako mu rugamba rwo kwibohora no kubaka igihugu no kukirinda mu buryo buhebuje, n'abashimirwa ahabwa impeta y'uruti. Utarajya no muri bya byiciro twavuze by'intwari, ni impeta zihabwa zigororerwa abakoze ibikorwa by'ubwitange ariko bataragera mu cyiciro cy'ubutwari. Impeta ya mbere ni y'uruti, urwo ruhabwa n'abariho. Impeta ya kabiri ni iy'umurinzi. Impeta y'umurinzi ni ingororano ihabwa abagize uruhare mu kurwanya jenoside, kwihagarika no gutabara abicwaga. Hakaba indi mpeta y'igihango, gushakira u Rwanda ubucuti, ukashakira u Rwanda imbuto n'amaboko, ugashakira u Rwanda abarufasha gutera imbere, nabyo biragororerwa. Hari indi mpeta ariko y'agaciro nabyo igihango murumva iyo ari ubwo ndagira mbaza abato muri aba n'abagenda muri aba. Iyo mpeta y'igihango gishakira u Rwanda ubucuti, gishakira u Rwanda amaboko, gishakira u Rwanda imbuto kugira ngo rwiyubake rutere imbere. Muri mwebwe ntawavuga ati ariko nanjye ni mw'iyi mikino naragikoze. Ntawavuga ati ariko nanjye ni mw'iyi mikino naragikoze. Indi mpeta cyangwa ishimwe rihabwa ni impeta y'agaciro. Impeta y'agaciro ni ihabwa abagaragaje ibikorwa bihebuje byo kubaka u Rwanda mu rwego rw'imiyoborere, ubukungu, imibereho myiza. Iyo mpeta abato muri aha ntimwayiharanira muri 2050 mukazavuga mutari iyo mpeta nanjye nzayigira. Impeta y'iki? Impeta y'agaciro. Kavuga ati impeta y'agaciro igororerwa umuntu wagaragaje ibikorwa bihebuje byo kubaka u Rwanda mu rwego rw'imiyoborere, rw'imibereho myiza, rw'ubukungu. Nanjye iyo mpeta reka nyiharanire. Birashoboka kuko ibyo nibyo bibanziriza bwa butwari. Indi mpeta ya gatanu ni iy'indashyikirwa, nayo nigaragarira mu bikorwa bihebuje biba byagaragaye mu rwego rw'ikoranabuhanga rwo guhanga ibishya byungura u Rwanda, yo kuvumbura. Ntabwo muzi ko mu minsi ishize twari dufite ariko n'ubu kiracyahari ikibazo cya covid. Ntabwo twari dufite ikibazo cya covid. Ubu buri munyarwanda wajya wakwikora muri laboratoire akagira icyo atakavumbura umuti urwanya covid cyangwa gukora ibindi guhera kuri covid. Ariko ubuhanga buhebuje bwungura u Rwanda, ikoranabuhanga rihebuje ryungura u Rwanda, rihanga ibishya byungura u Rwanda. Hari undi mudari w'indangamirwa. Umudari w'indangamirwa ugororerwa abakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu bijyanye n'umuco w'u Rwanda,
guteza imbere umuco w'u Rwanda, kumenyekanisha umuco w'u Rwanda. Ibyo byose bifasha u Rwanda kunguka no gukungahaza ibyarwo, kuko u Rwanda rwibaka rutera imbere, ntabwo u Rwanda rusubira inyuma cyangwa rugumaho ruri. Nagira ngo mbaze umuco w'u Rwanda, twese ni turi Abanyarwanda, umuntu yawuteza imbere ate ku buryo abona ajya muri icyo cyiciro cy'abahabwa iyo ngororano? Icya mbere ni iki? Ni Ikinyarwanda. Kuvuga Ikinyarwanda, kumenya Ikinyarwanda, ukaba Umunyarwanda. Icya kabiri ni indangagaciro zawe. Icya gatatu ni iki? Kuko ubwo ndashaka kuvuga ngo mu muco harimo iki? Kugira ngo ubone iyo ngororano cyangwa ujye muri icyo cyiciro cy'abateje umuco imbere, kugira ngo ugire iyo ngororano y'indangamirwa, harimo umuco. Umuco urimo ururimi, umuco urimo indangagaciro, umuco urimo iki? Indangagaciro kirazira, birumvikana. Umuco urimo iki kandi muzirikane ko umuco ukura, ushobora no guhangamo ibishya bituma ukungahara. Iya nyuma rero, indi ngororano ni iyo bita indengabaganizi. Akarere kanyu, aka karere kacu, nanjye ndi hano hepfo, aka karere kacu izina ry'ubutorere ryitwa ngo iki? Ryitwa ngo iki? Indengabaganizi. Hari rero ingororano ihabwa, ingororano yitwa indengabaganizi. Ihabwa abagaragaje ibikorwa bihebuje mu kwitangira abandi, babagoboka, babakura mu kaga, babatabara, babateza imbere. Ubwo turi indengabaganizi, ubwo ko mu ndengabaganizi za Gasabo haburamo ababona ingororano, izina rikaba umuntu. Impamvu ntinze kuri ibi ni iki? Impamvu ntinze kuri ibi, nubwo biri mu kiganiro cya none, ariko nibyo bifasha abantu kumva urugendo watera ugana mu butwari. Kuko ziriya ntwari ubu iyi midari yose zayibona. Icyo rero wenda nagira ngo ngarukeho ni ukugira ngo ubutwari butagaragara nk'imitagihe, kuko buri gihe kigira intwari zayo. Kuko ubutwari bugaragarira ku rugamba uriho. Ubutwari bugaragarira ku rugamba ruriho. Ubutwari bugaragarira ku rugamba ruriho. Habaye urugamba rwo kubaka u Rwanda, kurwagura, kurutabara mu mage yabo. Amage yaba igihe rwari rwarahinze, yaba mu gihe cy'ubukoroni, yaba mu gihe cya Jenoside yakorerwaga Abatutsi. Ubutwari bugaragarira kugoboka u Rwanda n'ababo mu mage rurimo. Ariko ubutwari nanone bugaragarira mu bihe byose igihugu kirimo. Ubu turi mu cyerekezo 2050. Ubutwari bw'urubyiruko muri icyo cyerekezo buzagaragarira mu biki? Ko icyo cyerekezo nacyo, urwo rugendo narwo kuva none kugera muri 50 harimo ibikorwa by'ubutwari. Ntihazasubire kuba amage nk'ayabaye. Ubutwari buzagaragarira mu biki? Urubyiruko muri abo
urugendo turimo twese tujya mu cyerekezo 50. Umuco wo gutwara uzagaragarira mu buki, ubutwari buzagaragarira mu buki. Ubutwari muri uru rugendo turimo 2050 dufite icyerekezo dusangiye, dufite n'ingorabahizi zirimo, dufite n'intego dushaka kugeraho mu bukungu, mu mibereho myiza no mu miyoborere myiza. Tukavuga tuti mu miyoborere myiza turagana he, mu bukungu turagana he, mu mibereho myiza turagana he. Muri urwo rugendo harimo ingorabahizi. Ubutwari icya mbere buzashingira ku kurinda ibyagezweho, ukamenya ngo imiyoborere myiza, intambwe tugezeho, icyerekezo tuganamo, ndarinda intambwe duteye, nubaka iyacu, dufatanye n'abandi kubaka iyacu, tugere mu cyerekezo ntawe tudasubiye. Urwo rugendo rw'ubutwari rurinda intambwe mu miyoborere twagezeho, rukashyiramo ibyawe binoze biri kugira ngo tugere mu cyerekezo dusangiye. Urwo rugendo rurimo ibikorwa by'ubutwari. Iyo uvuze imiyoborere uvuga kurwanya akarengane, uvuga kurwanya amacakubiri, uvuga kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, uvuga kurinda umutekano w'igihugu, uvuga kurwanya abasebya u Rwanda n'abayobozi babo. Ibyo byose biri mu miyoborere. Igihe rero uhangana nabyo kugira ngo bitadusubiza inyuma, ahubwo byubaka u Rwanda rutera imbere muri icyo cyiciro cy'imiyoborere, ubutwari burahungabana. Na za ngororano ziraho, z'indengabaganizi, z'ukwesha agaciro n'izindi ziraho. Mu bijyanye n'imibereho myiza, urugendo rw'imiyoborere rw'imibereho myiza narwo rurimo urugendo n'ingorabahizi zabo. Iyo uvuze imiyoborere myiza nako imibereho myiza irimo kurwanya kugwingira kw'abana, irimo kurwanya guta amashuri kw'abana, kuko abana bose bakwiriye kwiga bakagera mu cyerekezo barize. Urwo rugendo tugeza mu cyerekezo tujyanye abana b'u Rwanda batagwingiye, baragiye mu mashuri bose, batunze ingo zabo, ababyeyi batunze ingo zabo, babona icyo bagaburira abana, babona aho batura, bivuza. Urwo rugendo tugeramo narwo rurimo ingorabahizi. Abato mu byiruka dukwiriye gufatanya, kuko narwo ni urugendo rurimo ibikorwa by'ubutwari byagushyira muri cya cyiciro cyangwa se na za ngororano. Ikijyanye ni ubwo mvuze imiyoborere myiza, mvuze imibereho myiza, ariko hari noneho n'ubukungu. Nanone mu cyerekezo dusangiye harimo urugendo rw'ubukungu. Tuvuga ngo abana b'u Rwanda, cyane cyane urubyiruko mwebwe, iyo uvuze ngo mu myaka 50 buri wese atekereje mu nzara afite imyaka ingahe? Wa musore w'umupira w'umweru, mu myaka 50 uzaba ufite imyaka ingahe? Mirongo itanu. Umva, oya komeza bagarane. Nagira ngo aranadufashije. Iyo tuvuze icyerekezo 2050 ntabwo ari inzozi. Buri wese hari ikigero cy'ubukuru azaba agezeho. Hari ikigero cy'ubukure azaba agezeho. Ubu rero buri wese akwiriye kuba atekereza ngo natwe aribyo bituranga, tubitoza abana bacu n'abazadukomokaho, nabo igihe bazaba bicaye mu gihe nk'iki watanze ikiganiro avuga ati mu cyerekezo 2050 buri wese areba imyaka azaba afite. Hari abo twarebanaga bavuga tubanza twebwe tuzaba tutakiriho, ariko nanjye naje usanga wenda hari kugera hano bitazajya bishobokera kubera intege nkeya nzaba mfite icyo gihe.
umwana mutoya uri hariya twasanze uzafite hafi imyaka 40. Rero ibi nabyo ni ikintu gituma tugomba gutekereza kuko tuse muri iyi myaka isigaje 20 tugeze ku cyerekezo 2050. Ndakora iki kugira ngo icyo gihe nzaba mfite intege nkeya cyangwa nzaba ntakiriho nzabashe nanjye kurwanya mu bantu babaye intwari. Intwari rero turatangira kubitegura uyu munsi tugira icyo twakorera igihugu cyacu, kandi ubwo dushimira abantu benshi bameze nka Bwana John Mirenge n'abandi hari aho batagiye bavuga bari hano imbere mbona, natwe twese kuko dufite icyo tugenda dukorera igihugu cyacu. Ndagira ngo rero kuri uyu munsi ntabwo njye umushyitsi mukuru, ndagira ngo nyemere batumire umushyitsi mukuru hanyuma aze atugezeho ijambo yaduteganyije kuri uyu munsi. Tumutega amatwi, urabona amasaha yagiye murambirwe, nawe ni akanya gatoya. Murakoze. Umushyitsi mukuru iyo ngoga agana uruhimbi hari akantu kakwihanganira, buriya bakomeje kuvuga ibihembo n'imitsa. Umuyobozi w'umurenge wacu, abayobozi b'umeze imbere, abayobozi ku meza cyangwa se ku mirongo y'imbere hariya, ariko cyane cyane abana bacu teraniye aha ngaha, mbifurije amahoro n'imigisha bikomoka kwa Nyagasani, kubana nabyo iteka ryose. Hanyuma sindi burambirane, ariko nanone muramfasha nk'umuvugabutumwa mbwe cyane cyane ubutumwa bwiza. Utwigishije iby'ubutwari hari ibintu bitatu yagarutseho biranga umuntu uzitwa intwari. Hari ibintu bimuranga uzitwa intwari wese, hari ibintu bitatu watwigishije yagarutseho. Icya mbere yavuze niyo bakivuze ko icya mbere gukunda abanyarwanda, icya kabiri gukunda u Rwanda, icya gatatu gukunda umurimo kandi ukawukora neza. Ni ibintu bikomeye. Hameze ku cya mbere rero gukunda abanyarwanda. Abantu b'intwari iyo batabaye intwari babibigwari. Aha gukunda abanyarwanda byagaragaje ubugwari n'uru Rwanda kuva umukoloni ahageze, ariko cyane cyane abasigariye umukoloni kugeza 94 ubwo u Rwanda rwigaragaje neza, abantu bagakora ibyo n'inyamaswa zitakora. Abatutsi basaga 1 miliyoni bakicwa mu minsi 5. Ubu ni urwabo gukunda abanyarwanda. Abana ntangaruke ku bijyanye n'ibyo bari abantu b'ibigwari batakaza kubera ko babaye ibigwari. Iyo wanze abanyarwanda hari amahirwe menshi uba wigira. Dufata gusa urwango rushingiye ku dini, kuko nanone watwigishije yagarutse ku rwango rwashingiye ku dini, ari namvuga mu muzima. Ariko nanone hari directrice w'ishuri rya Rugando wikurije, ntabwo byari gushoboka ku ngoma y'ibigwari. Buriya urwango rushingiye ku madini rukomoka ku ishyari hagati y'abana bavuga kuri Sara na Hagari, ariko nyamara Sara na Hagari bose ni abagore ba Aburahamu. Sara na Hagari bose ni abagore ba Aburahamu. Sishobora amateka cyane uburyo Hagari yaje gushakwa cyangwa se uko byaje kugenda n'ibyo abana bavutse oya, ariko akangira ni burya Moses ntabwo yavukiye Palestina cyangwa Israel. Moses yavukiye ahantu bise ngo land of Goshen. Aho ngaho ni akajya kumera n'akarwa kitwa Nile Delta, kaboneka muri Egypt. Akantu gato cyane kanyurwaho n'amazi ava iwacu n'andi mazi ava muri Ethiopia bikaza guhura muri Sudani bikitwa Nile, bikazamuka bikajya aho ngaho bikaza gukora akantu kameze nk'akarwa. Aho niho Moses yavukiye. Ntabwo yavukiye Palestina cyangwa Yerusalemu cyangwa se Israel n'igihugu. Ariko bene Aburahamu bavuga kuri Sara baramwitwariye. Ubu none aha ngaha Moses yibereye muri Israel, bitumye iryo dini ry'Ubuyuda
rituma abayisiraheli aribo bantu bakomeye, nubyanga nubikunda niko bimeze, abasilamu nibabyanga nibabikunda niko bimeze, abana nibabikunda nibabyanga niko bimeze. Ni ishyanga rikomeye, ni abaturage bakomeye bikomoka ku dini. Hano ukaryanisha amadini mu Rwanda kubera ko ari ingoma y'u Rwanda. Hanyuma Yesu Kristo ntabwo yavukiye Atena mu Bugiriki cyangwa Roma mu Butaliyani. Yavukiye Betelehemu. Betelehemu ni mu majyepfo Yerusalemu. Ariko ibyanditswe byera bivuga yuko umwami icyo gihe yategetse yuko abantu bibaruza. Ategetse ko abantu bibaruza. Yesu na Mariya bajya kwibaruza. Biba ngombwa ko Yesu avukira i Betelehemu, amajyepfo ya Yerusalemu. Aho ngaho ni ubutaka bw'isezerano buvuga yuko yagiye kuvukira kwa sekuruza we umwami Dawidi. Ariko Abaroma n'Abagiriki baramwibye, Bibiliya barayitwara, byigira iwabo. Bibiliya iva mu Giheburayo, yandikwa mu Kiromani, mu Kilatini n'Ikigereki byandikwamo. Babihanga rikomeye cyane, bakora ubwami buhambaye. Burya n'ubwami bw'Abongereza bwaje kubakomokaho ko Church of England niyo yagize uruhare mu gutuma habaho ikiswe ngo ubwami butarengwaho n'izuba, kuko aho rirasira n'aho rirengera bose barahategeka. Hano tubyanisha mu madini kuko byari ingoma y'u Rwanda. Burya Muhammad ntabwo yavukiye Istanbul cyangwa Ankara, yavukiye i Maka, afira i Madina. Ariko Abaturuki baramwibye, na Qur'ani barayiba, byose babijyana Istanbul na Ankara. Biza gutuma haboneka ikiswe ngo Ottoman Empire, yategetse amajyaruguru ya Afurika, uburengerazuba bwa Aziya n'uburasirazuba bw'Uburaya imyaka 629. Hano twebwe tubyanisha amadini. Nyamara aho amadini yakuze neza hose babaye ibihangange. Dusubire inyuma, Abayahudi none ahangaha ni ibihangange n'ubyanga n'ubikunda. Abaromani ni ibihangange Papa niwe yibera. Abaturiki ijisho rireba cyane rya drone nibo barikoze. Umusore warikoze perezida w'Ubuturukiya none ahangaha Erdogan amushingira umukobwa we. Hano amadini atubira icyumva. Bamwe tw'Abaswahili, abandi tw'Abakafiri. Turaryana. Nyamara ababaye ibihanganye bose nta na kimwe baturusha, na kimwe nk'Abanyarwanda. Kuko igishingirwaho ngo abantu babe ibihanganye ni abakurambere b'intwari baruhanze. Bararuhanze bageza kure cyane. Ntabwo twifuza na gahunda iriho yuko rwasubiraho rwari ruri kera, ariko abantu barahasigaye. Bityo ahantu hamwe umusozi witwa Nyiragongo. Nta gikongomani cyavuga Nyiragongo, nta mukongomani yabasha kubivuga ibyo bintu. Ko amazina y'ubutaka asobanura ba nyirago. Kandi ubuhangange bw'abantu n'ibintu ushingira ku rurimi. Abantu bari aho ngaho bakavuga Ikinyarwanda. Wagana kwandangiza abantu bari hariya bakavuga Ikinyarwanda. Wagana Tanzania, Nyabunyana bakavuga Ikinyarwanda. Babaze umuhariya ni hehe ngo ni Burundi bakavuga Ikinyarwanda. Abantu bakaba miliyoni 150 bavuga Ikinyarwanda muri abo dutuye. Miliyoni 150 z'abantu bavuga Ikinyarwanda muri abo dutuye. Mbese muri ubu tutari ihanganye bisi gikomera amashyi. Hanyuma jenoside yabaye, Abatutsi basaga miliyoni 1 barishwe mu minsi 100. Bwa buhangange bw'Abanyarwanda burabazana batereka mu Rwanda babikintu kimwe. Iby'amadini birarangira. Turabizi ko inzira zose zigana i Roma, ariko nazijya Maka. Intore
yafashe intambwe yashyize mu Rwanda abahaji bakagenda. Ni ibintu bizwi, ibintu bisanzwe ko abantu bakomeye hari ibintu bibaranga, ni ukora ibidashoboka. Kwiza baganira ubushize hano nanone mbibutsa umutwe Semidogoro ashyira 1800 irembo. Yagize ati ngiye kuvuga ko yabivuze, umwami uyu si umuntu, aba umuntu atayereka rubanda. Iyo yamaze kwiyereka rubanda atakaza ibimuranga, akaba u Rwanda, rubanda rukaba urw'umwami. Semidogoro nuko yabivuze. Yakabije cyane. Ibikorwa rero by'ubutwari bigaragara mu bihe nk'uko utwigisha bivuze, mu bihe by'amage. Jenoside yabaye, abantu bisha abandi, byanze bikunze kwihorera byagombaga kubaho, byanze bikunze ku isi hano n'ahangaha turimo. Kuko muri iyo myaka byabaga muri Somaliya byarabaye, na muri Somaliya kugerana byaranze. Kubera ko muri Somaliya abasiramu bagenzi banjye, iyo wishe umwe w'imyaka 15, iyo iwanyu ufite imyaka 15 adahari, baramutegereza kugeza abonetse bakamwica. Ibyo bituma none ahangaha bakicara, none ahangaha bakicara. Ariko abantu ntabwo byashobotse. Kubera iki? Kubera ko Abanyarwanda ni intwari by nature. Abanyarwanda ni intwari mu miremere yabo, mu byo Imana yabaremye ni intwari. Abanyarwanda ni intwari ku buryo utatandukanya Abanyarwanda ushingiye ku bwoko. Nguvuye ngo mumbabarire bivugiye ko bemeze gumusha kubyumva neza, ko ndifuza kubyumvikana nk'umvuga butumwa. Hari abantu bibeshya ngo Abatutsi bazwiye cyane. Umuntu n'ibyo yakoze atari cyane barameneshejwe, inka ziraribwa, ubutaka burafatwa, abagore bafatwa ku ngufu, barameneshejwe, baratongezwa neza neza, atari cyane. Bageze hanze bariga aba mbere, bageze hanze barakora, barakungana cyane. Muri Kongo ababishyiraho terese, abukungu wa mbere mu Butaramutima, bakora ibitangaza, barayobora. Intwari yacu ikomeye cyane twavuze ahangaha yatakaje ubuzima bwayo kubera kudutabara, aba umwe mu basirikare bakomeye muri kiriya gihugu. Abonetse amukene ukaza kumuti muri Abatutsi bazwiye cyane, ariko ni Abanyarwanda bazi ubwenge cyane. Si igice cy'Abanyarwanda kizi ubwenge, ni Abanyarwanda bazi ubwenge, kuko 1994 abatwaye umunyago batwara n'abo Jenoside hanze mu Rwanda bageze hirya no hino ku isi. Reka mvuge Zambia yonyine, bageze muri Zambia bahinga ibigori, ku buryo ibigori byatakaje agaciro. Abanyazambia baravuga ngo abantu baje ahangaha byanze bikunze bagomba gukora amarayika Imana twohereje. Bamanuye ibiciro by'ibigori bigeze kuri 0, ntabwo bazataha rero. Umwe mu bapolisi bakomeye hano ahangaha, umuturage yavuze neza ngo abapolisi hano mu Rwanda tuyimakazi afana nenda basabira ko tuyimakazi mu byo utabaka ko dogene mu kwari hanga. Umwe mu bapolisi bakomeye yigeze no kumuyobozi wa polisi Musaka, yageze Rusaka tundakiri, yatwaye umunyago n'umubyeyi we usuku Jenoside hano mu Rwanda. Iki ni kwereka rero yuko impunzi z'1959 zatorongejwe zabaye ihanganga aho zagiye. Impunzi z'1994 zatwaye ubunyago zabaye ihanganga aho zagiye. Abeza ni benshi, ababi ni bake cyane bari mu basaza babo ba Kongo, kandi abo ngabo tuzabaterereza IDF izabaguhanira kubyo fatisi. Urumva rero ubuhanga bw'Abanyarwanda burahari. Buriya rero iyo inda y'urwango itaha mu Rwanda mu byarisha amadini, twari kubaho nk'Abayuda bitwariye Moses kandi yaravukiye Land of Goshen, twari kumera nk'Abagiriki n'Abataliyani bitwariye Jesus kandi yaravukiye Bethlehem, twari kumera nk'Abaturukiya bitwariye Muhammadi kandi yaravukiye Makka n'Madina. Akaza kubihangana birashoboka rero. Iyo amaze kuntwara ubona ihangana umuntu ukomeye ku isi, kandi twagezeyo tuvuga ururimi rumwe, afandika bari bagize ati birashoboka. Hano ko yabivuze none ngiye gusa nuko yabivuze birashoboka, kuko tuyobowe n'umugabo
uboneka rimwe mu kinyejana. Bivuze n'akabare barabonekana. Saleh urahakana bihakana buriya gukunda majyambere bihakana ndagiza bihakana kabare bati kuko tuyobowe n'umugabo uboneka rimwe mu kinyejana. Muri uyu mwaka ibihugu bivuga Ifaransa byose ku isi bivuga Icyongereza byose ku isi bitegekwa na Kigali. Turi mu